Ese ubundi guys muratekereza amaherezo y'ibi bintu arayahe ko mama Lewis akomeza kubesha mama Tricia amubwira ko Lewis ameranye neza na Tricia kandi ibyo byose abarimo kumubeshya nawe ku giti cye arabizi ko badahuza habe na gato, dore ko Lewis yikundira Alice anariwe umuhora mu ntekerezo. Byageze naho Lewis abisaba Tricia amusaba ko yamureka akaguma akikundira Alice, maze Tricia akareka guta inyuma yahuye kuko urukundo rwizana ndetse kuba Lewis ngakunda Alice ngari ibintu byizanye. Rero niyo mpamvu Tricia ngatagomba kuba yakomeza guhata maze ngakomeze ahate urukundo atazigera abona, dore ko Lewis yamukuriye inzira ku murima amubwira ko yikundira Alice, anamusaba ati anamubaza ati ubu ngubu ndamutse mbonye Alice nkamusaba ko twashakana maze akabyemera wabifata ute? Tricia murabyibuka uko yamusubije, yaravuze ati rwose nta kindi kintu nabikoraho, ati nakwigiyeho ibyo ngibyo ho uvuga ngo urukundo rurizana ntago barwinginga, nta n'ikintu wakora ngo ruze rutari rwakagombye kuza, ati rero nta n'ikindi kintu nakora usibye kubyihorera nkabyirengagiza, nubwo ntapfa guhita mbyakira ariko nta kindi kintu nabikoraho, nta kundi nabigenza. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba filime bita The Homeless Girl. Uru ni urubuga rw'abakunzi b'iyi filime, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe utari wayikanda, ufungure n'inzogera maze dukomeze kugenda tuganira kuri iyi filime yacu, tugenda twungurana ibitekerezo, tugenda tuvuga akantu ku kandi uko byagenze, ndetse mbasaba kugira ngo mutwandikire ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu muri gutekereza biruze kuba byagenda ndetse n'ukuntu muri kubona bimeze byifashe, maze ibintu birushaho kuba byagenda neza. Ese mama Lewis kakomeje kubwira mama Tricia ko ubukwe rwose bugeze kure bari kubupanga, ahubwo bari kwipangira ukuntu ubukwe buzagenda, abo bazatumira, ibyo bazakoresha byose. Mama Lewis akaba arimo kubipanga nkaho azi neza ko ubukwe bwa Tricia ndetse na Lewis buzaba ubu ngubu yamaze kubikonfirima. Ese iki cyizere afite nuko yahaye barabarara amafaranga ngo babe bakwica Alice. Ese nibatabasha kuba bamwica akarokoka, ko tubonye ko agiye guhura na Lewis maze bagahura, abo bantu ntibabona amahirwe yo kuba bamwica, muratekereza ibi bintu koko ari kubesha mama wa Tricia azabisobanura ngo iki? Kandi yarahoze arimo kumubwira ngo ubukwe bugeze kure barimo kubupanga, anamubwira ngo umuhungu we ameranye neza n'umukobwa we, kandi arimo kumubeshya. Muratekereza ibi bintu mama Tricia nabimenya cyangwa akizira mu Rwanda maze agasanga bimeze gutya, agasanga habe na gato nta n'urukundo na ruke ruhari hagati ya Lewis ndetse na Tricia, muratekereza azabifata ate? Muratekereza azafata mama wa Lewis ate? Ntazamufata nk'umubeshi? Mbese ibi bintu mama Lewis akomeza kugenda akora, akomeza abesha mama Tricia, amubwira ibidahari, ibintu byose abamubwira mubona ko nta na kimwe mubwira cy'ukuri abamubesha, ngo abana babo bameranye neza kandi ari ukubesha. Ese bizagenda bite? Jya muri comment utwandikire igitekerezo cyawe, tubwire ukuntu uri kubona bizagenda, ndetse unakande like niba wakunze iki kiganiro. Ciao nawe ubutaha.